Uwa mbere araje arakubwiye ngo nukoresha igikakarubamba ibiheri byawe byose bizakira. Uwa kabiri akaza kongera akubwira ngo nugura amavuta ya epiderime ntuyasembuze undi ukayisiga yonyine ibiheri byawe byose bizakira. Ariko abo bose by'umwihariko baba bakubeshya. Kuko biragoye ko igikakarubamba cyonyine ndetse cyangwa gukoresha epiderime byagukiza ibiheri bimeze nk'ibi ngibi. Gusa by'umwihariko tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu bitera ibiheri ku buryo ibyo biheri kugira ngo bizakire biba bigoye, ku buryo n'umuntu ufite ubwo bwoko bw'ibiheri aba yatewe n'ibyo bintu bitatu tugiye kurebera hamwe biba bigoye ko nyine kubikira byakoroha, ndetse kandi ibyo biheri birakuzonga ku buryo bishobora kugiraho ingaruka zitandukanye, harimo kunanuka ndetse kwiheba, ikindi kandi ukaba wumva nawe ubwawe wiyenze kubera ibyo bintu, kandi by'umwihariko ibyo bintu bitera ibi biheri by'indengakamere abantu ni twebwe tubyitera, ndetse ukanasanga ni natwe tuba twabishyizemo imbaraga kubera ko ikiremwamuntu kitanyurwa, ugasanga birangiye twirimburiye uruhu. Ngiye tugiye kubana nk'uko bisanzwe, ndi Isaac, ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye, ndetse tukomeza dushimira n'abantu bose bakomeze kudufasha kwagura umurongo wacu mugari, tubashimira tubabwira ati mwarakoze. By'umwihariko tudatinze tugiye gusobanura duhereye ku cya mbere. Icya mbere ubundi gitera ibiheri by'umwihariko ni ubwoko bw'amavuta wisiga. Buri ubwoko bw'amavuta wisiga tutagendeye ngo ni imisemburo wifitemo, buri ikintu cya mbere kibaho gitera ibiheri by'umwihariko ni amavuta wisiga. Kuko buriya tugiye tugatembera tukabaza nk'abantu bakuze, uzarebe abakecuru bakuze b'iki gihe n'abasaza, urebe niba uwo mukecuru hari ibiheri byinshi yigeze agira ku mubiri we, ndetse unamubaza uburyo babaga bameze mbere. Impamvu nta mavuta bakoreshaga, kuko umwana yaravukaga agakura akarinda asaza nta n'amavuta yigeze agera ku ruhu rwiwe. Ugasanga ayo bisiga ni amavuta y'inka asanzwe. Buriya amavuta y'inka ari mu bintu bya mbere bikiza ibiheri, nubwo abantu benshi bajya banga kuyisiga ngo aranuka kubera impumuro afite, ariko buriya amavuta y'inka niwo muti wonyine w'ibiheri buriya unabaho niba utanabizi, kuko amavuta y'inka avura ibiheri ku buryo butembere. Kuko usibye kuvuga ngo amavuta y'inka avura ibiheri, inka ni itungo rifite vitamini nyinshi zigiye zitandukanye utasanga mu bindi binyabutabire byinshi bigiye bitandukanye, kandi inka kubera ko iba yariye ubwatsi bwinshi butandukanye, kandi ikindi n'amata yayo akaba asanzwe ari umuti. Nicyo gituma rero inka amata yayo avura ibiheri. Gusa ubwoko bw'amavuta wisiga niyo agutera ibiheri. Nk'urugero, urabona abantu bisiga amavuta yo kwitukuza. Abantu bisiga amavuta yo kwitukuza usanga aribo bantu ba mbere bagiye bakarwara ibiheri mu maso, isura yabo igapfapfana, kandi ngo barashaka ubwiza, ku buryo nyine nawe yireba rwose akumva ariyanze. Tugiye kugera rero ku kintu cya kabiri. Buri ikintu cya kabiri gitera ibiheri, nimba utanabizi, ni amazi woga. Buriya amazi woga ari mu bintu bya mbere bishobora kugutera ibiheri cyangwa se ntibigutere ibiheri. Nk'urugero, niba uri wa muntu ushobora kugenda ukoga amazi yo ku itiyo, ejo ukagenda nk'amazi yagiye ukagenda ukadaha ibyo mu gishanga, ukaza ukoga, ugafata nk'amazi yaraye hanze ukayoga, ayo mazi agutera ibiheri ku buryo buteye ubwoba, ndetse ukanasanga bitewe n'ubwoko bw'amazi wogaga. K'urugero, hari nk'abantu baba bakunda koga amazi y'isoko, wagera nk'ahantu wasanga amazi y'itiyo wayoga, nyuma y'iminsi ukabona utangiye kurwara ibiheri, bitewe rero n'amazi woga. Buriya nabwo amazi wamenyereye yahindutse, rimwe na rimwe hari igihe agutera ibiheri. Ariko by'umwihariko buriya amazi akunda gutera ibiheri ni amazi yanduye, nk'amazi yaraye hanze ukabyuka ukayoga umubiri wose no mu maso. Amazi nka gutyo ugafata nk'amazi ukayashyira hanze ngo ugiye kuyotesha izuba, ngo uze kuyoga yashyushye, ayo mazi nayo ujye uyirinda. Buriya ari mu bintu bya mbere bitera ibiheri, ndetse bigatuma nyine n'uruhu rwawe rugenda neza. Ikindi kintu rero kibaho gitera ibiheri buriya no kurusha biriya bavuga ngo ni imibu ni ibiki, uburyo wihanagura mu maso yawe. Buriya iyo uri umuntu ukunda guhanagura mu maso yawe n'isume, cyangwa se ukava nko muri dushe wirukanka ugafata ikintu gikomeye ukikorashura mu maso ngo uri kwihuta, biriya biragenda bikica uruhu rwawe mbere na mbere. Buriya uruhu rwacu impamvu ujya ubona
ku ruhu rwacu hagira ruba rugiye ruriho ubwoya, ni ukugira ngo buriya bwoya bufashe uruhu rwacu guhumeka. Niwitegereza mu maso yawe neza ukahareba, uzabona hari utwoya twinshi tw'umweru ariko nyine tutameze nk'ubwanwa. Uko nguko rero uko tugenda dupfukagurika, twangirika, nyine tugenda tumera nabi, bituma uruhu rwawe rugenda rukangirika ku buryo usanga ufite imiheri, ku buryo wibaza ngo ibi biheri nabitewe n'iki, kandi utazi ko kumwe winyuze isume mu maso utsindagira cyane, niko uruhu rwawe rugenda rutobagurika, hazamo utuntu tw'uduheri tukagenda tukajyamo mikorobe nyinshi zikaza kubyimbiramo, ugasanga utangiye kurwara imiheri, ukibaza byatewe n'iki, kandi ari ukubera ko uruhu rwawe rwangijwe no gufata isume ukayikorashuza mu maso. Ikindi kintu kiba buriya gitera ibiheri, nyuma y'ibindi byose, aho urara. Buriya ahantu urara, niba urara ahantu handuye utagirira isuku ahantu urara, ugasanga ahantu urara nta nzitiramibu, imibu iraje irakuriye, urwaye ibiheri, ibiki. Yego hari n'umuntu urwara ibiheri kubera ko ari imisemburo myinshi yifitemo pe, ibyo bibaho. Hari imyaka ugiramo ukarwara ibiheri, gusa nyuma bikaza gukira, ugasanga hari indi birongeye biragarutse, bikongera bigakira. Mbega nyine ibiheri rimwe na rimwe hari igihe aba ari indwara utabasha kurwanya, ariko buriya ahantu urara rimwe na rimwe hari igihe naho hagutera ibiheri, hakaba hatuma warwara ibiheri cyane, ndetse bikazanatinda no gukira, kubera ko buri munsi n'ubundi ugenda usubirayo, ugenda usubirayo, ugenda usubirayo, ugenda usubirayo, ugasanga rero uruhu rwawe rwarangiritse. Abantu benshi baratubwira ngo nuramuka wisize aya mavuta ya n'aya, ngo ibiheri byawe biraza gukira, bizagenda gutya na gutya, ariko nyamaraga rimwe na rimwe tugasanga si nabyo, bitewe n'uko ibiheri ni indwara buriya itagikunda ikira yijyanye, bitewe n'ibyo wahinduye wakoreshaga. Iyo bihinduye buriya ibiheri birakira, rimwe na rimwe ugasanga bihise binakira. Reka ngushimire ko wabonye muri kino kiganiro. Njye ndi Isaac Sibomana, ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana muri ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Gusa nkubwira ko niba hari icyo wungutse, icyo nagushishikariza ni ukuva ku mavuta wisiga ubona ari mabi, ukagerageza kwisiga amavuta mazima, ndetse nkanakubwira ngo kora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye.